bavuze ukuri gukomeye cyane. Baravuga bati dore dufungiranye mu nzu, kiswe guma mu rugo cyangwa guma mu nzu cyangwa guma mu kirambi. Dufungiranye mu nzu, umuntu araza akadufungirana ntacyo duhaye cyo kurya, aragira ngo tubeho gute? Cyo ni cyambere. Umuntu ubutegetsi kitwa ubutegetsi kiradufungirana mu nzu kugira ngo twicwe n'inzara, kandi ubwo ngo bari kuturinda kwicwa na corona, kandi iyo corona ntijye yica abantu bose. Ubu se nahitamo kwicwa ni inzara iranyica byanze bikunze nyicane n'abana, ariko iyo corona ntayo nanduye, nta nubwo igifata abantu bose. Umuntu uri kudufungirana mu nzu arashaka iki? Azi ko tubaho ari uko twasohotse twakoze, azi ko turya ari uko twagiye gushabika, ari uko twagiye hanze. Ubu se uyu muntu niba dukunda aradufungirana ngo azaze kudutabara turi imirambo? Video murayireba. Hari benshi bakomeza gukwizimbwa ngo ya ngo dore ngo nimero ngo muzahamagaraho ngo muzaduhamagare ngo tuzabafasha. Umudamu ati ariko abo bantu bafasha abanyarwanda baba mu kihe gihugu? Ni iki ngiki nanjye ntuyemo ko nta n'isabune nzi? Bamaze igihe bavuga ngo barafasha, kandi nanjye nkeneye gufashwa, iyo sabune ntarabona. Ibyo bitagirwa mu kihe gihugu nanjye nzagemo? Abo ngabo bari kuvuga basohotse bagiye hanze, kandi bwa butegetsi bwahirimye mu by'ukuri bwari bwababwiye ngo bagume mu nzu. Ibyo bifite icyo bisobanura. Kuki bababwira ngo bagume mu nzu bakaba biyemeje gusohoka? Kandi mu mwitegereza basohotse cyane cyane ni abadamu. Kubera icyo abadamu nibo bamenye ibanga ry'inkono. Umudamu yatatetse abazi ko abana bari gupfe. Abagabo si uko batabizi, ariko kuva abadamu bafashe ijambo nuko ikibazo kuko gikomeye, kandi gikomeye cyane. Bavandimwe, abadamu bafashe ijambo bazi ko baranje kumva kaga. Twebwe dufite ikibazo nk'abagore b'u Rwanda kandi bahangayitse, cyihishe inyuma bitewe n'uko ubushobozi bwabo ari abakire, twebwe aturi rubanda rugufiya. Twasabaga nyine baturenganure. n'ukuri turifuza ko DPC yaduhereza urupapuro tugafata kwasiteri ebyiri, urupapuro rwo gusohoka akarere tukajya kureba perezida wa repubulika, kuko ndabona izi nzego za hano bo barashaka kudusubiza mu icuraburindi. Niba abantu baratanze amagara yabo, abantu bakabagendera mu magarara tujeriti kugira ngo igihugu kive mu mwijima, aba bantu bitwa abayobozi bakaba bashaka ko igihugu gisubira mu mwijima. Baranje kumva kaga. Mu Gifaransa haba umugani uvuga ngo ventre affamé n'a pas d'oreille. Nuvuga ngo inda ishonje nta kindi yakumva. Urayiha amategeko se ngo urayakurikiza? Urayiha amabwiriza se yo kumara iki? Niba inda yashonje, icyambere nuko wagira icyo itereramo, maze ukabona imbaraga zo gutega amatwi no kuba wagira ibindi bikorwa ukora, bya bikorwa ubutegetsi bugusaba, bya bizindi nshingano z'iyobokamana. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Inda ishonje nta yandi matwi igira. Buriya butegetsi rero, buriya butegetsi, igisigazwa cy'ubutegetsi bwahoze ari ubwa Paul Kagame, niba bashaka kumva, inzara ni ikintu gikomeye. Hari ikintu bari kwishukaho, bari kwibeshyaho. Ushobora gutegekesha abandi igitugu bakakumvira, ushobora no kubakubita bamwe ukabakura n'amenyo bakakwihorera kubera ko bariye badashonje. Ariko iyo bashonje, iyo abaturage bashonje, ugakomeza kubakina ku mubyimba ubiyemeraho ngo nimugume mu rugo, ngo nimurenge ku irembo, ngo nimugire gute, ejo bazagukosora ntuzantabaze. Niba ukura amenyo ntuzagire uwo utakira. N'abaromani b'abaromani hashize imyaka n'imyaka ibihumbi bajyaga bavuga ngo kugira ngo abaturage ushobore kubayobora, wenda ubayobore nuko ushaka, banza ukemura ibibazo bibiri. Baha umugati unabareke bidagadure, nibura ibyo. Baha umugati, baha icyo kurya, ubundi ubareke bishyire bizane bidagadure. Uzabayobora uko ushaka kandi bayobora igihe kirekire, kubera ko iby'ingenzi bazaba bifite. None mwebwe mwagatsiko, murashaka gukama inka mutagaburira? Murashaka gutanga amategeko ku bantu bari kwitwa n'inzara? Mutegereje se ko mu mazu hazabamo iminuko abantu baraguyemo kugira ngo mubashe kwerekana ko muri abategetsi bakomeye? Baturage, ntibibe gusa i Rubavu, mu gihugu cyose mwibinjiji. Agaca ntampuwe gafitiye imishwi, agaca ntampuwe gafitiye inkoko. Ntimutegereze ko mugwa mu nzu ngo bikunde.
ubu ndiho mbabwira ejo naraye numvise ko bitabaye hariya i Rubavu gusa, uretse ko aribo bagize amahirwe umunyamakuru akabivuga nk'uko tubibereka muri iyi video. Ni Nyamirambo rwarambikanye, nta nubwo ariho gusa, ni mu gihugu cyose. Igisigaye ni iki? Niba muri guhagurutswa n'inzara nimuhaguruke nyine. Ngo akarere akangaka ngo karafunze, ngo karafunze. Naganiriye n'abantu ngo bahahoze ari Gatare ni muri Nyamasheke, baratubwira bati twebwe ntabwo badushyize ngo twe turi muri guma mu karere. Ariko se kuguma ihanika, kuguma mu Gatare, udashobora kujya i Kamembe, udashobora kurenga ku Buhinga, ubwo bimaze iki? None se ko twari dusanzwe tujya twacururije i Kamembe, none twaba tudashobora kurenga ku Buhinga, ubwo twebwe ni gute tudafungiranye mu ngo zacu turirwa mu rugo kuko nta kindi twakora? Kira gihugu abategetsi bataye umutwe, abategetsi abitwa abategetsi ubundi se n'abategetsi nyabaki. Kagame atagihari, ni mwemere ko ubutegetsi bwahirimye, hashyirweho ubutegetsi mwabategetsi. Guverinoma yarasenyutse ntikibaho, isigaye yarasimbuwe na polisi. Polisi niyo yiri gutanga amatangazo, niyo yiri gutanga amabwiriza, nkaho nta bategetsi b'abasivili bagihari. Hari agatsiko k'abantu bake bikoreye kudeta ya bucece, bari kwitoza ngo barebe ko bigenda. Umunsi umwe muzajya kumva bavuze ko Kagame yasimbuwe n'umukobwa we cyangwa n'undi, muzajya kumva mwumve barabivuze mutangare. Cyakora hari abo nzaseka twagiye tubibwira tuti nta Kagame uhari, nimureke duhaguruke tugire icyo dukora. ngo hehehe ngo bamubonye. Abo ngabo bitegure, ntabwo bizaba kubaseka gusa, hari ukundi tuzabisobanura. Turabwira tutura muntu ntawe uhari, uwo muntu ugaragarira abantu bipari gusa, bamaze guha ruswa, bamaze kurangaza, bamaze kurindagiza, cyangwa se bifitiyemo inyungu zabo nabo ko ntacyo bihutira mu kuvuga ko uwo muntu babonye atari nawe cyangwa ari na maske, nta nyungu babifitemo. Bafite inyungu zabo bikurikirana, nta n'impamvu yo kubaretera ibuye rwose. Bo bari mu mukino wabo, bari mu nyungu zabo. Ariko twebwe abanyarwanda, perezida arihe ko ntawe? Bariya abadamu rero batangiye guhaguruka, ndabasaba ngo muhaguruke mu gihugu cyose, atari muri Rubavu gusa, atari Nyamirambo gusa, muhaguruke mu gihugu cyose. Kuki bagomba kubicisha inzara ko n'ubundi batari basanzwe babagaburira, babaretse mukishakira? Nimwitwa na corona muzitwa na corona, nta kibazo, aho kwitwa n'inzara. Inzara yo mu cyumweru kimwe n'aba yabamaze, nyamara nta gihugu turamenya cyarimbuwe na corona, ntacyo. Iyo ndwara iranikiza, iyo wayirwaye urugomba kugenda n'ubundi uragenda ntawe uguhagarika. Nino barapfa, ariko hari benshi bayirwara ikanikiza batageze no kwa muganga. Ariko inzara nta kizayibakiza. Inzara ni ukubica burundu. Muhaguruke mu gihugu cyose. Ndimutinye iterabwoba, bazabarasa, bazagira gute? Nabonye hari amakuru yakwirakwiriye mu mabarire gato, nabonye hari amakuru yakwirakwiriye ku isi hose ngo Rwanda ngo rutanga amamiliyoni n'amamiliyoni ngo rugura porogaramu yo muri Israel ngo yitwa Pegasus ngo runeka abantu. Nabonye hari abo byateye ikibazo gikomeye. Birumvikana, birababaje ko igihugu gikennye mu Rwanda, aho kugira ngo gifashe abakene bazamuke, aho kugira ngo gifashe abanyeshuri bige, aho kugira ngo giteze imbere amavuriro, kigafata amamiliyoni kikajya gutanga ngo kiri kuneka ngo abanyamakuru, ngo kiri kuneka ngo batavuga rumwe nacyo, ngo kiri kuneka ubutegetsi bw'abanyamahanga. Ibi ngibi icyo byerekana gusa ni kimwe, nuko batiyizeye, nuko kari agatsiko kagahora mu bwoba, karaneka abarundi, karaneka abo muri South Africa, karaneka ab'i Burayi, karabaneka abana batoya b'imyaka 20 n'ingahe, bakabitangira amamiliyoni y'amadolari. Izi cyo bishaka kwerekana nuko kari agatsiko kifitiye ubwoba, kabuze abagatumura. Ariko icyo nabwira abanyarwanda, ibyo ntibibatera ubwoba igihe batanditse se n'iryari, igihe batataye amafaranga ngo baraneka, ngo bafite serivisi ikomeye cyane ngo kuneka, bakajya kuneka n'umuturage wibereye mu murima we, babitanzemo amafaranga, babitayemo amafaranga yagombye kugira abaturage akamaro. Igihe batatunetse n'iryari, ibyo ngibyo ntibibatera ubwoba ngo mureke kwikorera communication, dore ko kazi gukora wabona ari nako kabiteye kugira ngo bakanga abantu ngo baraneka cyane, ngo byarenze baraneka. Se baraneka iki? Icyo batazi ni iki? Bagiye baduha rugari kuri televiziyo Rwanda, ibyo baneka tukabyivugira, n'ugutigiye batigiye. Baraneka se baraneka iki? Ntibibabuze abanyarwandakazi kwihagararaho, nibura ngo ntimwitwe n'inzara. Hari byinshi katabaho ku gatsiko, hari byinshi kabahimukiyeho, ariko kubicisha inzara ni jenoside yo mu Burundi y'urwego. Ndimufunga amaso ngo babice mureba, abana bapfe mureba, musohoke. Ariko so gusohoka gusa, mu kanya turavuga icyo bisobanura.
niba babahaye ibwiriza dore ko nta n'itegeko ririmo mukarirengaho bifite izina bifite icyo bisobanura kandi icyo nicyo cy'ingenzi icyo nicyo kigomba guhenangura burundu karagatindi k'agatsiko. Ubundi mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo bafite ibibazo bireba impinduramitegekere hari inzego zisanzwe zizwi zagombye gufata iya mbere mu kugira ngo ibintu byorohe kandi ubutegetsi bubi buveho. Aba mbere ni inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano mu bihugu by'iwacu igisirikare na polisi kubera ko igihugu cyabahaye imbaraga kikabaha ndetse n'intwaro zo kurengera abaturage. Ubundi igihe babonye abaturage bugarijwe hadutse umutegetsi cyangwa ubutegetsi bushaka kubarimbura bashobora no gukoresha n'izo mbunda bagahagarika ku gatsiko kagafatwa kagafungwa kagashyikirizwa inkiko kagacirwa imanza ikibazo kikavaho hakajyaho ubutegetsi abaturage bishimiye. Uko bigaragara inzego z'iwacu byararangiye. Inzego z'igisirikare na polisi zagoswe n'imitwe yindi zirimo y'ubwicanyi. Umunyagitugu Paul Kagame yagize gutya afata inzego za gisirikari aremamo imitwe izinetraliza burundu ku buryo ingabo z'igihugu zifite ubushake bwo kurengera abaturage zitegekwa n'abicanyi kabuhariwe cyangwa se abazibuza kugira icyo bakora kugira ngo barengere abaturage. Polisi nabyo ni kimwe. Inzego z'umutekano iwacu zarananiwe. Niyo mpamvu ibintu nibihinduka igisirikare na polisi mubona hariya tuzabisesa burundu dutangire kuri zero. Tuzabisesa burundu dutangire kuri zero. Kuri zero no kuvuga ngo dutangire kurokrita umuntu wa mbere kandi mureke muzabibona bizabaho. Kubera iki? Nta ruhare bazaba baragize mu mpinduka. Batereranya abaturage barabagambanira, abaturage batanga imisoro, abaturage birya bakimara kugira ngo abantu babone ibikoresho, abo bantu bahembwe. None dore abaturage barapfa uruhongohongo, abaturage bari kwicwa ku buryo bugaragara hakoreshejwe aho izo ntwaro z'igihugu. Ibyo bigaje bishaka kuvuga ngo ibintu nibihinduka mu Rwanda. Mwebwe mwitwa abasirikare ingabo z'igihugu, mwebwe mwitwa abapolisi nta ruhare mu bigizemo imitwe yanyu no gusesa ahubwo mugakurikiranwa. Abayobozi banyu kurikiranwa ubwicanyi burenze ubwo se n'ubuye. Mushatse mwatanga umuganda wanyu mukadukiza kuyoborwa n'umuranga, mukadukiza kuyoborwa n'ubutegetsi butariho. Ariko niba bibananiye mukaba mudashobora kugira icyo mukora n'akazi kanyu ibyo birabareba. Mu bihugu hari abandi bantu bakunze kugira uruhare mu kuzana impinduka kandi zihuse. No kuvuga ko bafite ingufu zihariye. Abo bantu nabari n'abategarugori. Abagore iyo bashatse ko ibintu bihinduka cyane cyane bababaye bababajwe bapfakajwe bagize bagahaguruka ibintu birahinduka. Niyo mpamvu mbona ibyo byatangiye kwishushanya mu Rwanda. Kujya kwicisha abantu inzara ugakoma ababyeyi ukabasanga mu gikoni cyabo ukababuza gutekera abana utwo biboneye utanabahaye, ukajya kubahagarika, ukajya kubabuza kujya kwihahira, kujya kwishakashakiriza, kujya kwizunguriza utwo babonye ngo bagaburira abana babo. Uri gukora icyaha ndengakamere wa butegetsi we. Mu Rwanda rero amazi yarenze inkombe. Abazunguzayi barishwe kandi abo bitwa abazunguzayi ba nyina bari abazunguzayi iyo bari barahungiye kandi byababeshejeho. Ntabwo nzibagirwa perezida wa Tanzania nyakwigendera Dr. uherutse kwitaba Imana avuga ati mama yari umuzunguzayi, niyo mpamvu ngomba gufasha abazunguzayi. Aho kubirukana mu mujyi nzajya mbakorera isoko, mujye mubakorera isoko mbere yo kubirukana, mubereke aho bahurira bacuruze utwaka twabo bajye gutunga abantu. Kubirukana si wo muti. None se ubirukanye muri Kigali, ubirukanye mu mujyi, abo bana se bagaburiraga urasubira inyuma bagaburire kereka niba bana atarabi igihugu. Niyo mpamvu bategarugori bari mu Rwanda muhaguruke. Mwebwe ni muhaguruka ibintu bizaba byahindutse. Ubabwira ngo barabanekana Pegasus ariganirira. Iyo Pegasus niba ari Pegasus ntabwo iri bujye mu nkono ngo muyiteke muyigaburira abana. Ntigire ikibabwira nta biriho ibyo ngibyo n'iterabwoba ryako gatsiko n'ibinyamakuru byabo. Iterabwoba nta gihe batanetse baraneste se baneka iki. Rwose bari b'u Rwanda bategarugori b'u Rwanda mwirangara ngo abana bapfire mu maso ngo ubutegetsi iyo uri kubategeka ikinyuranye n'ubuzima bwanyu ikibajyana mu rupfu mwibwumvira. Ntabwo ari ubutegetsi ubwo ngubwo n'agatsiko k'abajura n'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro mwibumvira. Ahubwo ni muhaguruke mwitegereza amabwiriza aturutse Paris ntawe uzayabaha, mwitegereza amabwiriza aturutse Kigali ntawe uzayabaha. Ni muhagurukaho muri mu kagari kanyu, mu murenge wanyu, mu karere kanyu n'abandi mu gihugu cyose mufite ikibazo kimwe. Mureke muzareba ibyo kandi bifite izina. Iryo zina turabivuga mu kanya. Nicyo cyonyine cyashobora ubutegetsi nk'ubwo ngubwo. Hari ikindi cyiciro mu bihugu byose ku isi, iyo icyo cyiciro cy'abantu cyahagurutse cyabonye akarengane kigahaguruka
ibintu biba byahindutse. Icyo cyiciro ni abanyeshuri rero bo mu Rwanda, akarengane murakazi, ivangura muzi icyo bivuga. Noneho batangiye kubafunga ngo mwashushanyije mu bitabo, ngo mwanditse mu bitabo, mugiye kuzira n'ikaramu, mugiye kuzira kwandika. Banyeshuri b'u Rwanda aho muri mu bigo byose, aho muri ntihagire ubasuzugura, barabacunaguje, barabacupishije, barabakenesheje, baravanguye abana babo bajyana mu mashuri y'akataraboneka, mwebwe musigara mu mashuri atariho, musigara muri za nayini. Banyeshuri mu nyumva igihe wenda nini cyane, amateka y'igihugu cyacu turayazi. Abanyeshuri iyo bahagurutse bagakora imyigaragambyo, nta mbunda baba bafite, nta ntwaro zindi baba bafite, ariko imyigaragambyo y'abanyeshuri ishobora guhirika burundu ubujurwe bwitwa agatsiko ka nyakwigendera Paul Kagame. uzi ko atakinabaho. Harabura ikintu kimwe ngo buhirime, harabura imyigaragambyo y'abari n'abategarugori, imyigaragambyo y'abanyeshuri, mambo kwisha. Polisi n'igisirikare mukuremo, niba bibananiye mwigendere, nta kibazo, igihano cyanyu muzakibona. Hari igihe muzagenda mubebera, mwaraba genero, mubebera mu bihugu bitanabakira cyangwa bibafata bikabafunga, mwataye igihugu. Kubera iki? Ntimushaka kurengera abaturage, ntimushaka kubafasha, mushyigikira ubutegetsi, ingirwabutegetsi bicisha inzara. Nimutangira kubebera icyo gihe bazajya babatoragura umwe umwe, mujye mureba babanjirije uko byabagendekeye. Mwebweho noneho abababanjirije ntabwo bakoze amakosa nk'ayandi, ntibakoze ibyaha nk'ibyanyu, ntibatsembye nk'uko mwebwe mwabikoze. Mureke muzareba mwebwe ikizababaho. Kubera iki? Kutarengera abaturage mwakagombye kurengera. Mwarabagambaniye, mwataye inshingano, ntabwo mufasha abaturage, none bagiye kubicisha inzara mureba, mwituramiye mureba. Banyeshuri bo mu Rwanda, ndimurebe ngo muri nayine, ni mwebwe mwenyine kategori itabangamiwe n'inzego zibanze. Ni mwebwe kategori igihe muri ku ishuri ntabwo mubangamiwe n'abamudugudu, n'abamutekano, n'abagitifu. Mwebwe ku ishuri mushobora kubyumvikanaho nijoro mwiryamiye, mugahaguruka mugakora imyigaragambyo. Kandi ntimutegereze ngo bizatangirira i Kigali, aho muri hose mutangirire Cyangugu iwacu, mutangire ku Gisenyi, mutangire, mukore imyigaragambyo yo kuvuga ngo ibintu nibihinduke, inzara iratumaze, ntaguma mu rugo dushaka yo kutwicisha inzara. Banyeshuri, nizeye ko munyumva, nzi ko mukurikira. Muri tekinoloji ni mwebwe muzi gukurikirana ibiganiro tuba dutanga, namwe muzi agaciro kabyo. Igihe kirageze n'icyayo nzabibabwira inshuro nyinshi cyane. Ntabwo ndi kubashuka kuko n'ubundi mugiye kwitwa n'inzara. Ibibazo mufite murabizi kundusha. Hano ndi mu Burayi nashobora kwiryamira ngasinzira, ariko byarananiye kubera ko abandi iwanyu bari gupfa. Nuko batabereka bapfa bishwe n'inzara, abishwe n'ubukene n'ubutindi, abishwe n'ivangura, nuko batababereka, ariko muri gupfa. Mureba bangiritse iruhande rwanyu mu kigo cyanyu, mureba akarengane mubamo. Dore ejo bundi Kabgayi bari abana bafunzwe, bamara gufungwa ngo ise wabo ngo na nyina wabo ngo bari barakoze ngo ibyaha ngo na sekuru. Ibyo bintu ntabwo mubirambiwe mwebwe. Ibyo bintu byo kubacunaguza babagereka ibyaha mutakoze, ari abantu b'inkora gusa birirwa basahura rubanda badashoboye no kuyobora igihugu. Mwebwe ntabwo ibyo bintu bibarambira abanyeshuri bacu. Igihe kirageze cy'impinduramitegekere. Ubutegetsi bwarahirimye nuko mutabizi. Mukora imyigaragambyo gati iminsi 2 murebe uko mu Rwanda ibintu byose bidahinduka. Imyigaragambyo ntabwo ndi kubabwira ngo mugende muterana amabuye ngo mugire imyigaragambyo gusa, mufate pankarite mubwire itangazamakuru mpuzamahanga ko mu Rwanda nta butegetsi bugihari. Paul Kagame yarapfuye, niba kibaho azigendera i Paris yibanire na Hiridago ni meri wa Paris, bagende bibanira ibyo bumvikanye, ntacyo bitwaye. Bwo azigendera i Paris nibo bamubona, nibo bamufiteho inyungu. Naho mwebwe mu Rwanda ntawe mukeneye, abo bababwira ko ariho ntawe mubona, ntacyo akemura ku bibazo byanyu. Usiki perezida rero, perezida turamuzi aho ari, yarapfuye, byararangiye. Ibindi bishushanyo bya Sofia batwereka ntacyo, none se aricyo bikemura ku bibazo byanyu? Yaba byabikemuraga ntitwajyaho ngo twisararangi batari turenge turi kuvuga ngo abantu baradushiranya, abantu barashize. Banyeshuri cyane cyane abo muri secondaire no muri university no muri izo kaminuza, ni mwebwe. Igihe ni cyane. Uretse nzaza mbaganirize, kandi namwe hagati yanyu mugerageze muganire. Ibyo kuvuga ngo barabaneka muzamukura amenyo, ntimuze kuvuga ngo nabwe ngo mubakubite da, ariko nabakuye amenyo ntabwo nababara rwose. Abashaka kubicisha inzara ntabwo nabaririra abo ngabo, ariko muretse kubikora nyabuntu, muretse kubikora, ariko mukora imyigaragambyo irakenewe. Buriya butegetsi butinya ikintu kimwe gusa abantu batigeze bamenya. We ngo buzi kurasana cyane, ngo bufite indege, ngo indege se zirasaba abana bari gukora imyigaragambyo. Muzakora imyigaragambyo babarase,
maze murebe uko bigenda. Muzakora imyigaragambyo babarase maze murebe uko bigenda. Ntabwo bizaba imyigaragambyo. Ubu nicyo gisubizo, nta kindi. Kereka niba mudashonje, kereka niba mwaravuye mu bukene, kereka niba ibintu byose bigenda neza, mufite umutekano nk'uko bari bamaze igihe babiririmba, ariko noneho ntibakibiririmba, babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ubutegetsi niba mushaka kubuhirika, inzira murayimenya, imyigaragambyo. Maze rero icyiza cy'imyigaragambyo ni iki? Icyiza cy'imyigaragambyo ni ukwikuraho babandi bababwira ko byanze bikunze ibintu bizagendaho ari uko murasanye, ngo ari uko mufite ngo za Kalashnikov na za mashini gani n'ibifaru n'indege zina, ibyo ntabyo mufite. Umuntu iyo babwiye gutyo mukareba mukabona ntabyo mufite, biba bivuga ko muzakomeza mugacocwa, ka gaca mperutse kurota kakabatebezamwo inzara, kakabamaramo umwuka, kakarya so, kakarya nyoko, kakarya abana, kakarya isake, kakarya inkoko kazi, kakarya imishwi, mwituramiye gusa ngo nta bifaru dufite, ngo abantu nibyo byabashobora. Barababeshya. Abantu bafite ibyo bifaru nabyo babikoresha nta kibazo, ariko nta bihari. Igihe bidahari rero hari inzira y'ubusamo igura amafaranga zero, iragura ubushake gusa. Ubushake bw'umuntu, ubushake bw'umwe, babiri, batatu, bane, batanu bahaguruka kajya mu muhanda bati turabyanze. Icyo gusa. Mwebwe mubikore ibyumweru bibiri maze muzambwire, maze muzabarebe ko ibintu bidahinduka. Ubutegetsi bwarahirimye, bubuze ababuzunguzaho gatoya gusa ngo murebe. Abo ngabo barwana bari bashoboye kurwana ngo baburasaho kabiri, urebe ko ibintu byose bidahinduka. Urebe ko imizinga itavamwe imyiba. Ariko ibyo ngibyo iyo mvugo muzi ko atari iyanjye. Abo barwana baramutse bariho bakaba bakarwana na bariya, nagira ukundi mbisobanura, ariko ntabahari. Cyangwa se niba bahari, nge sindababona, si ngo mbibone icyo mbivugaho. Ntawe nshatse gucisha bugufi, ariko nibitangira nzabibona. Icyo nivugira gusa ni inzira y'abaturage. Iyi mpinduka ni y'abaturage, ntabwo ari y'abasipesiyaliste ngo tuvuge ngo reka dutegereze ngo abitoje mu bya gisirikari ngo bafite amapeti n'inyenyeri ngo nibo bazatubura. Ntabo nimwe bategereza. Banyarwandakazi, igihe kirageze ngo mwebwe ubwanyu mwibohoze, kandi mufite inzira très efficace. Mwese musigaye muzi Urufaransa, na Kagame asigaye umurambo nawe asigaye avuga igifaransa. Très efficace ni ukuvuga iki? Inzira unyuramo ukabuzi kugera ku mwanzuro, kugera ku cyo wifuza. Iyo nzira nta yindi, ni imyigaragambyo. Ni ikenewe kigiye mu Rwanda. Abagore muhaguruke, abakobwa muhaguruke, abanyeshuri mu bigo byanyu muhaguruke, maze murebe ngo ubutegetsi buracuranguka. Icyiza cy'imyigaragambyo ni iki? Cyambere tumaze kukivuga, nta mafaranga isaba. Nta uzavuga ngo sinagiye mu myigaragambyo kuko irahenda, wiri kuzaba amafaranga ndafite. Uwagusaba Kalashnikov yo wagomba kugira amadolari 150 yo kwigura. Nta mafaranga igusaba. Icya kabiri, mushobora kwikorera igihe mushakiye. Icya gatatu, imyigaragambyo ntabwo ijyana igihugu muri spirale de violence, mu ruhererekane rw'ubugira nabi. Urabizi, imyigaragambyo y'abantu biyemeje kuyikora baba basohotse ahantu habi cyane ho kwituramira, kwibera ntibindeba kandi byakugezeho. None se inkoko agaca karamara gutwara umushwi, mugane wa bwa buhanuzi bwa Cyprien Rugamba twaganiragaho ejo bundi, gaca nikamara gutwara umushwi, nyina se na rusake bazavuga ngo nta kibazo. Oya, icyuho kirahari. Abantu bari gupfa, bari kwicwa n'inzara. Abacuruzi barabahombeje burundu. Abacuruzi bakodesheje amazu bayishyura buri kwezi kandi badacuruza kandi badakora, barabahombya. Abari barashize udufaranga mu gatagisi muri ka moto barahombye, bose barabahombeje, byararangiye. Abari barashinze ka business bose barahombye, barabahombeje. Iyo nzara muzakizwa n'iki? Nyamara agatsiko karirwa ahubwo kabavoma mu dufaranga ngo karabaca amande, ngo wambaye agapfukamunwa nabi, ngo wakibagiwe, ngo watashe urengeje isaha, wari uri ku kazi, wari uri gukorera igihugu, kakinjiza ahubwo ayo katigeze kinjiza mu bihe by'amahoro, ko gafite inyungu zo gukomeza kubafungirana. Bo baririra ibivu bizanywe n'indege zabo zivuye i Burayi, naho mwebwe muri kwicira isazi mu jisho. Ni musohoke muri kiriya gice kibamo benshi ngo baranyica, ngo batavuga ngo iki, wituramire ntibindeba. Ni muve muri iyo zone yitwa ntibindeba. Iyo zone ya ntibindeba niyo ituma abantu bapfa. Barica uwo muturage tubura ntibangeraho, bakica uri haruguru yawe uti ntibangeraho, bakica w'iburyo n'uw'ibumoso ngo ntibingeraho, ejo bakakurimbura nta wundi uhari. Siko bigenda se? Zone ya ntibindeba abanyarwandakazi niyo ibamaze. Boreka ngo twifate neza. Umuzi ko n'abari Burayi ngo ntacyo mvuga ngo ntacyo nkora ngo batamara biwacu, kandi inzara yabamaze, kandi n'ubundi bararenga bagapfa. Burya kuvuga ngo twigaragambye, kuvuga ngo duhaguruke, cyane cyane abari mu Rwanda, kuko nimwe muzatuma bihinduka, abanze barigaragambye. Ariko bazatuma ibintu bihinduka n'abari mu Rwanda, ni mwebwe muri mu Rwanda.
nimwe muri mu kibazo gikomeye. Nimuhaguruka mu biganireho mu tugari twanyu, mu midugudu yanyu, mu turere twanyu, muhaguruke mukora imyigaragambyo, icyo gusa imyigaragambyo, maze murebe uko ukunda agatsiko karimagira, murebe ukuntu ubujurwe bw'irenga. Imyigaragambyo nicyo kintu kimwe cyonyine FPR itinya kandi cyahirika. Ubundi tinya n'itangazamakuru. Itangazamakuru kubera ko rishyira hanze, kubera ko bagendera ku kinyoma, kubera ko bica abantu batahatabona, batinya ibinyamakuru, ibitangazamakuru cyane cyane mpuzamahanga. Ariko ibitangazamakuru natwe turagakora nyine, gusa ntituba turi kugakora. Ariko icyabahirika mu by'ukuri ntabwo ari ibitangazamakuru, icyabahirika ni imyigaragambyo ibereye mu gihugu. Abavuga ko barwana nabyo ni byiza, wenda amaherezo bizanakenerwa wa mugani, umunsi igihugu kizabaho kitagira ingabo n'ubundi bizanakenerwa. Ariko muri iki gihe ikintu gishobora guhirika buriya butegetsi kikabukura ku izima, imyigaragambyo nta n'ikindi. Ubwo igisubizo murakizi nicyo, abacisha bugufi imyigaragambyo ntibazi ibyo baba bavuga, ni abanyabwoba gusa. Ngo twigaragambije ngo baturasa, none se nujya ku rugamba aho ntabwo bazakurasa, nujya ku rugamba aho ntibazakurasaho, ntabwo imbunda zizakora. Imyigaragambyo nicyo gisubizo. Imyigaragambyo ibitumye abantu basohoka muri iriya zone yitwa ntibindeba, muri kiriya cyiciro cy'abandi bindeba, ukagira icyo ukora. Kandi imyigaragambyo iyo ugize icyo ukora, hari ukuzana urugomo nyine wica abandi, cyangwa nawe uhemuka usenya, yuje gutyo ubyara cya kindi cyitwa spirale de violence. Iyo ugiye umuntu ukamukubita ikofi, nawe gukubita 2 cyangwa 3 5 kugira ngo nawe yirwaneho, birumvikana. Iyo nzira siyo twifuza ko mwanyura, iyo ntinakenewe. Muyirekera agatsiko iyo urugomo rumeze gutyo. Ariko muhaguruke mwirwane, uhaguruka mukirwanaho, nibura no kujya mu muhanda bwa mbere mukavuga muti ibintu tubyemera. Icyo ni mugishobora cyo kujya mu muhanda mukavuga muti ibintu tubyemeye, ubutegetsi buraturenganya, burashaka kutwica, muzareba rero ikizakurikira. Ingufu bizabyara ibyo ngibyo nizo ngufu z'impinduka. Abari gutekereza ngo yabone duhaguruka ngo ntacyo bizatanga, abo nabaswa muri politiki ntibazi ibyo ari byo. Nabaswa abo ngabo. Ngo barese ngo duhagurutse tugakora imyigaragambyo bya marike, muhaguruke maze turebe. Ingufu bizabyara izo nizo zizabyara impinduka, muzareba ko bizakomeza kandi bizakomeza. Imyigaragambyo. Ubu baramwe baratangira ati padiri ari kubashuka, ni mu gihe hari aba barase, nibamara kubarasa se padiri ntazaba yabashutse. Ubundi se ko noneho mufungiye mu nzu mukaba muri kwitwa n'inzara, nta n'ubamenya nta n'ubavugira. Padiri ntabwo ari kubashuka. Muhaguruke murwanye kuri dignité yanyu, murwane ku ishema ryanyu. Akantu k'agatsiko kigize igitangaza, kisha abantu karabamaze, kashinze ibigo byitwa ngo biriya bigo, mana yanjye, biriya bigo banyarwandakazi mwe mukora imyigaragambyo, munigaragambye mugana kuri biriya bigo byitwa ngo rehabilitation center. Rehabilitation center biri muri buri karere, biriya bifungiyemo abana banyu n'abari byo mujya kubohoza. Ipari bajya gukora revolution yamamaye ku isi hose, bafunguye prison bafungiragamo abanyapolitiki hano Ipari, yitwaga Bastille. Umunsi bafunguye iyo prison, revolution yari yaje kabisa, yari yarangiye. Banyarwandakazi ni mukora imyigaragambyo mufungurana biriya bigo byitwa rehabilitation center, bifungiyemo abantu babaho nk'inyamaswa, abantu babaga bakabakuramo ingingo bakajya kuzicuruza. Ako gatsiko ntigakora kimuntu. Abo ni abana banyu, ni abagabo banyu, ni abantu banyu bari muri biriya bigo, bajya muri rehabilitation gukora mugende mu bafunguze bataye mu rugo. Nibura mukora icyo ngicyo maze murebe, ni mu mfungurira ibyo bigo biri mu turere twose byitwa rehabilitation center. Abantu barimo mu bagore kure batahe bajye mu rugo, muzamukoze igikorwa, hanyuma murareba ikiri bukurikireho. Niba mushaka revolution isukuye murayibona nyuma yaho, niba mushaka kureba ihirima ry'agatsiko muraribonera aho ngaho. Muhaguruke mufungure ibigo byitwa rehabilitation center, birimo abantu bitwa urubozo buri munsi. Nibanza ribona bose babanda agaca katereje mw'inzara, kari kubuza umwuka gashotora uko gashaka, kica buke uko kishaki, kabaga abantu, kabakuramo inzara, kabakuramo nanjye mu inzara, kabakuramo impyiko, kabakuramo imitima, kajya gucuruza. Ni mukora imyigaragambyo igana ahantu ijye gufungura biriya bigo, maze mu ndebe uko biri bugende. Ntabwo mbaganiriza birebire muri uyu mugoroba, ntabwo nifuza kubaganiriza birebire. Hari ikintu kimwe gikenewe. Ako gatsiko kakoze ibyaha byinshi, kafungiye abagabo ibyara, kashahuye abagabo kababuza kubyara, karagiye karatsemba ku mugaragaro, kageze igihe korora abantu bo kubaga mureba muri rehabilitation center. Ibyo bigo bigomba gufungwa mbere y'uko umwaka urangira, byose mu gihugu hose, byose bigafungwa.
rehabilitation center muri buri karere bigafungwa, ababiyobora mu bafate, abari bo muzirika nibo bakeneye kuzirikwa kuko ari inyamaswa atari abantu. Abayobora rehabilitation center muri buri karere mu bacakiri, wenda bo muwanterere ku kiziriko, nimubica nanjye kuvuga ngo ntibyambabaza, ariko yakwica umuntu birakirazira, kirazira. Ariko se kuki bica abandi buri munsi kuki babaga abana bari mureba buri munsi haryo wahagize iki mubaho we, hari ubuhemu bwabo buriho mukabohora abasigaye. Ariko nimubice, ntabwo nzigera mbabwira ngo mwica abantu, ntimukice umuntu niyo wari umugome kabuhariwe, cyakora mumutereye ku ikamba mukamushyikiriza inzego z'ubutegetsi igihe zaba zagiyeho, byo ntacyo byabitwaye. Banyarwandakazi, ariko kuki mukina n'ubuzima koko? Ntabwo twabonye amaraso ahagije mu gihugu cyacu guhera nibura, reka ndeke kujya imbere cyane, guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 1990 inkotanyi zitera u Rwanda, ntabwo mwabonye amaraso ahagije aho zanyuze hose zitsemba abantu zibica. Guhera ku itariki, komereza ku itariki ijoro rya 6 rishyira 7 z'ukwa 4 1994 Perezida Juvenal Habyarimana amaze kuraswa mu ndege, ntacyo mwabonye. Abantu bapfuye ndimo bazi, abatutsi barimbaguye wenda batanafite, harimo benshi cyane badafite aho bahuriye n'iby'inkotanyi, ntimwababonye. Abahutu bahaguye ntimwababonye. Komeza za Kibeho, ukomeza ubwabo buvumo bwo mu majyaruguru, wambuke ujye muri ko. Kuki abanyarwanda bakomeza gukina n'ubuzima n'amaraso y'umuntu koko? Kuki zira inkotanyi zikomeza kumena amaraso y'abantu ziri ku butegetsi, zaravugaga ngo zaje kurwanya akarengane? Banyarwanda muzarebera amaraso y'abantu ameneka kugera ryari? Tuzarebera amaraso y'inzira karengane ameneka kugera ryari? Imana ibyo bintu yarabirambiwe. Yaduhaye ubutumwa ngo duhagarare ku gasongero tubivuge tubirwanye. Ubwo butumwa tuzabukora kugeza odeni Yesu piri nkuko bavuga, umwuka wa nyuma utuvuye mu bihaha no mu mazuru no mu kanwa. Tugomba guhagarara ku gasongero tukabirwanya. Amaraso ameneka mu Rwanda arakabije. Bikira Mariya abonekera mu Rwanda yageze aho ararira, hari kuri Assomption ararira. Abana babonekerwaga bararira, babona amaraso ari kumeneka mu Rwanda, babona abantu baciwe imitwe, babona amazi ari gushya. Bikira mu ijuru bararira agahinda karabamara. Niyo mpamvu Musenyeri Misago yise urusengero rw'Ikibeho ngo ni umubyeyi wababaye. Bikira Mariya yaje avuga, ndakosora ibyo navuze ubushize muri novene, yaje avuga ko ari nyina wa Jambo. Ariko amarira ye Musenyeri wa Diocese yahaye agaciro, aravuga ati ahubwo uru rusengero ruzitwa rw'umubyeyi wababaye, afite ububasha bwo kubikora, tujye tubyakira dutyo, n'ubushobozi bwa Kiliziya. Ni umubyeyi wababaye. Ijuru ryarize bitaranaba. Bikira Mariya yariraga muri 81 hasigaye imyaka 9 ngo bitangira abanyarwanda batangiye kujya mu ijuru, baririra abanyarwanda. Ubu barahogoye, noneho barahogoye. Niyo mpamvu ibintu bigomba guhagarara. Ibintu byo kumena amaraso mu Rwanda bigomba guhagarara. Umunsi twarahiye tugeze ku buyobozi mu Rwanda, umunsi twarahiye hari ijambo rya mbere tuzabwira abanyarwanda ni mushimire Imana muvuze imbono nk'imwe baririmba kuri Ascension. Ni mushimire Imana muvuze imbono mukize ingoma y'abicanyi Kavari. Nta muntu uzongera kwicwa mu Rwanda gutyo gusa yishwe n'ubutegetsi bwabipanze. Agisida zibaho, nta munsi abantu badapfa bishwe n'indwara cyangwa n'agisida, ariko ubutegetsi bujya kwica abaturage. Nimba gifite umwuka icyo gihe nzababwira nti nimushimire Imana muvuze imbono murakize. Ariko ibyo tugomba kubiharanira. Turabiharanira gute? Imyegaragambyo. Banyarwandakazi, by'umwihariko abari n'abategarugori, mwebwe mureba ubuzima buri munsi, mwebwe mubyara mukakuza mukabyara akana. Harabona mbona ejo bundi babyaye akana kadashyitse, katagaragara nk'akana, gahenda gashyira ku gituza, akikama amashereka konsa, akagira ate, mu kandi kanya kakaba gatangiye kureba n'utwiso, mu kandi kanya kakaba gatangiye kugira udutoki gutya, amaherezo kakazaba umuntu. Niba mufata igihe kingana gutyo n'umutima ungana gutyo ukorera akana kadashyitse kakazaba umuntu, babica bo mukujije mureba ko babica bakuze. Umwana amaze gushyingirwa nk'aho ejo bundi twabonye babaga ku mugaragaro ku manywa y'ihanga, ngo n'ingabo z'igihugu zihari, bamubaga basatura batwara ibintu bajyana i Kigali, batwara amaraso yo kugaburira. Navuze ko abana ndazongera kubavuga, reka ndekeraho. Wowe ubyara akana kadashyitse ukakarera ukagakuza kakavamo umuntu, ubu koko bakwice abo wakujije, babicisha inzara, babajyane muri rehabilitation center, babakwica ureba ntugire icyo ukora. Banyarwandakazi, cyane bari n'abategarugori, namwe rubyiruko rw'abanyeshuri, igihe ni cyane. Nyagasana abahaye ubutumwa, nanjye ndabuvuze, abahaye ubutumwa nimuhaguruke mu buhoro u Rwanda.
ntabwo mukeneye imbunda, ntimukeneye imihoro, ntimukeneye amacumu, ni ubushake bwanyu busaba kujya mu muhanda muti ibi turabyanze, nta bindi. Ngaho muramuke mwirirweho.